igisubizo. Ruda uzigi, Ruda waratsinze, waramamaye, Ruda uri ishyaka nyashyaka. birumvikana ni uburyohe ntaho warikunda ahandi hose ku isi. Ruda niyo abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose, nta vangura iryo ari ryo ryose. Perezida Bayuda aja ku butaka nta butaka ajaja aba perezida ariko bayabajyana ahantu hose. Mama yajaye papa demokarasi kicukiro, mukecuru bajaja nawe bamujyana papa demokarasi. Perezida Bayuda ajaja abajyana Kicukiro, nakarita kataya batiyanga muntu papa demokarasi Kicukiro. Ni Ruda y'abakuze n'abakiri bato, twamagana ibibi bikorwa n'ikiremwa muntu kibikorera ikindi kiremwa muntu. Kubera Ruda yafashe hasi no hejuru, ari ishyaka nyashyaka rizarengera ibinyura ku butaka n'ibinyura mu kirere, mu birere byose byogogamo, byose ku murongo umwe mwiza, ntahetama kandi ukomeye cyane w'agatangaza. Maze ibinyura ku mazi n'ibinyura mu mazi hasi ku mucanga, mu ndiba y'umugezi, y'ibiyaga byose, tugiye gukora umuti bizabe byiza kuri bose, abo hafi n'abakure. Abo ni ba mukerarugendo n'abene bihugu, abanyafurika muri rusange, unyuze muri East Africa, hanyuma uturutse hano i Rwanda mu gihugu cy'imisozi igihumbi twasigiwe na Gihanga ngoma ijana, waza turuka mu ngoma yitwaga Bunyoro Kitara Empire. Ingoma yari ngari cyane, yagutse, y'agatangaza, ya mbere yashinzwe n'abatembuzi. Abatembuzi bazungurwa n'abacwezi, abacwezi bazungurwa n'ababito, ababito bazungurwa n'Abaganda, nibo basimbuye Abanyoro. Urumva rero Gihanga ngoma ijana yaza aturutse mu ngoma y'abatembuzi, kuko nawe yari umutembuzi. Ntibapfaga, ingoma y'abatembuzi ntibapfaga. Ikimenyetso na Gihanga ngoma ijana waturutse iyo mu batembuzi headquarters, agahanga u Rwanda. U Rwanda bisobanura igihugu Kigali. Nawe ntiyigeze apfa. Ababihamya muhagarare hariya muhamye ko atapfuye koko, muzaba abahamya ba Yehova. Hanyuma bemeza ko yapfuye, namwe muzajye hariya mudefanda ibihangano byanyu.
hanyuma murusheho gusobanukirwa amateka nyarwanda ushingiye ku nkomoko y'u Rwanda na Gihanga Ngoma ijana waruhanze yahangaye ibyo byose abizunguza Kanyarwanda nawe asiga biraze Musindi azakomerezeho. Abandi bo bahanze gereza, ubwicanyi, ubugome ndengakamere, kwivuga imyato irimo ishari batagira ishaka, basa nk'abenda kurigira bakagira umuryango. Kandi muzi neza ko umuryango uba ari umuryango wa famiye imwe, ku buryo ibiza byose byiyinzirira mu muryango w'uwo muryango gusa, ntibajya bita ku yindi miryango kugira ngo imiryango y'iyo miryango nayo hagire icyinjiramo. Barafuha bagafureka, ugasanga nta kwifuriza ibyiza, akwifuriza gereza, amapingo ku maboko, andi ku maguru, ayandi mu rukenyerero no mu ruserikeye ngo ba, ngo ubwo yewe barakwemeza ngo ko bakaze cyane, kandi ubikorerwa noneho ababona nk'abaciriritse kuko we aba yaremeye akaje kabi kazanywe na ba nyirako, ariko ba nyirako bo bataragira ubunararibonye ngo ibyo bakorera abandi nabo babikorerwe, hanyuma bahite bumva ubukana n'ubukare n'ubugome n'ubugizi bwa nabi bw'ibikorwa nk'ibyo mu kiremwa muntu. Ingero natanga, nashimuswe inshuro nyinshi, nagiye mbisobanura kenshi. Inshuro 5 nazibayemo mu bihe bibi kandi bitandukanye, mfungirwa ahantu hatandukanye mu buryo butandukanye, ngirirwa nabi bikomeye cyane kandi mu buryo butandukanye, bitangaje, bihebuje, byuzuyemo ubugizi bwa nabi, ubugome, ubucyuyi mu mvugo y'ubu ngubu. Ukareba umuntu ugukorera ibyo ukibaza yaba ari ikiremwa muntu. Babinkoze rero kubera agatoki kabo kamenyereye gukomba kahoraga gahinnye, narababajije nti iyo umuntu mu mukozi ngibi murimo kunkora agapfa, mubibwira umuryango we, mumusubiza mu muryango we akomokamo, bigenda bite? Yaje kunsubiza ngo mva. Turanagiye mu binogo nyine, ugatabwa nyine. Hari icyo uvuze wowe? Amaze kurivuga naramwitegereje, ndamureba, nsanga bano bana ari ibyihebe. Nkurikije ishimutwa nakorewe n'uburyo bamfatagamo, n'uburyo banjyanagamo, n'uburyo nagirirwaga nabi, ntotezwa, bambonabonesha, bangirira nabi, nta mpuhwe,
nta rukundo rwa kiremwamuntu. Umuntu aziza mugenzi we uko asa, uko areba, uko angana, uko Imana yamuremye, atagizemo uruhare. Wabitegereza bo ukabafata nk'abantu ariko ukababuramo ubunyangamugayo n'ubushishozi, ukababuramo no kureba kure. Wabasuzuma neza, suzumiye inyuma n'imbere, ugasanga bareba hafi. Nta somo bakuye ku bandi mu kahise n'akariho n'ahazaza h'abandi bose, nabo barimo, ubwo hakubiyemo n'abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ubwo abo babaganisha u Rwanda mu gihe batareba aho bavuye n'abakurambere babo aho bavuye, ngo bamenye n'aho bageze, bitume bibaha aho bagana n'abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ubuvivi n'ubuvivure ni muri urwo rwego rero ayo magereza yose maze kuyahetura akomeye cyane muri iki gihugu, inganda z'ubugome, ubugizi bwa nabi na ba nyirabyo, bahohotera umuntu batitaye ko nawe ari ikiremwamuntu, barikunda bakanga abandi, bakabahemukira nkana. Umuryango wanjye utazi aho ndi, naraburiwe irengero. Baradufungiye n'inzira, badukorera ubugome butandukanye no mu rugo. First lady agahora mu kaga, n'abana bacu bagahora mu kaga, bakadutera agahinda, bakadushyira mu kato, bakaduha kato. Association tumurwanye, tubahashe, tubazahaze. Ibyo nibyo bikorwa byabaranze, bakabiba mu nyangire hirya hino, mu baturanyi, abo hafi n'abakure, n'abaturage muri rusange, mu nzego zose z'ubutegetsi. Bakigira abavugizi b'umuntu kandi atarabatumye ngo abahe n'uburenganzira bwo kumuvugira no kumuvuganira. Bamuvugira ibibi, bamuvuganira nabi. Bityo rero tujya guhaguruka, twahagurukanye n'iyonka, abagore n'abagabo, kuko twese twahuye n'akaga, twahuye na hora. Aha ni mu Rwanda. Ubwo nari narashimuswe, shimutiwe kwa Gakinya, nkahasanga umwe w'umupolisi duturanye hano mu Rwanda, iriya i Kanombe muri Nyarugunga, akagari k'Akamashashi, umudugudu wa Kindege. Ari kwa Gakinya bahangejeje bagenzi babo,
haje umugabo w'inzobe ikeye w'inyenyeri w'amanyenyeri birumvikana ku rutugu. W'umwofisi arandeba aranitegereza ukabona ko anca amazi. Agapingane nakamubonyemo ku mutima ndavuga sinkubwiye uwicecekeye n'uhigimye bose babavuze. Hanyuma ari kumwe n'uwo muremure wirabura w'i Kanombe iyo duturanye. Hanyuma bahita basohoka baragenda, nje bahita banzamura mu biro bya Mugume Enoke wari n'ubundi wari waranshize muri mashini ubwo naherukaga kuhafungirwa, ari we unsambisha akubaza amavu n'amavuko yawe kuva wavuka kugeza ubu ngo uri muntu ki, afite ibikoresho aho. Akumvisha ukuntu agiye kukuvunagura, kugukubita, kuguhonda, nta muhwe unamubonamo, ukibaza uwo yaba ari muntu ki kuva yabaho yakwitwa ikiremwa muntu. Muri ibyo biro bya Mugume Enoke akoreramo aho kwa Gakinya, akorana na Gasasira Antoine, uwo nawe wigeze nawe kunsambisha mu nzu z'abanyapolitike Kicukiro ugana unyuze Sonatube ugana Kicukiro Centre, ahari gereza y'abanyapolitika, hariyo sitasiyo ya polisi bafungiramo abantu. Nanone inyuma mu gikari aho nafungiwe muri gatatu special, ni gereza idasanzwe special gatatu, aho n'umuntu adashobora kubona uko yicara cyangwa ngo ahagarare mo imibu gusa n'ubukonje, ibikuta birebire. Ibyo byose byambayeho, byandanze. Uwo Gasasira Antoine
abakecuru baremeye ruda njanywe urwego mpuzamahanga nta muturage uzongera kurara mu kigo kwa Gakinya ruda izuba nkuwe mu bitaro kwa Gasane Manuel n'abasaza maze bahamaze bari baranjyanye kunteraho amaserumu imibereho myiza y'abaturage abatugana bose bazavuga bati bayankuyeho shyaka ruda tuzasenya aho kundekura ngo ntahe ahubwo banjyana kwa Gakinya amavuriro maze hariyo uvuye Rwandegisi haruguru ya Rwandegisi nkuwerekeza maze tuzamure kwa Mironko z'abaturage ruda uri nziza ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose aho ngaho u Rwanda muri kahise ishyaka ry'uburyohe muri iryo kona uva kuri kaburimbo ijya mu mujyi muri kahise yose birumvikana ako ni akarengane nakorewe ndabyibuka cyane abanyarwanda twese ntanusigaye ibikorwa nk'ibyo bibi cyane usanga umuntu ahoramo akora akanahemberwa mu ngengo y'imari imisoro mbumbe y'abenegihugu ikaba ariyo idukoraho bahembwamo batsura abenegihugu bufuni buhoro ni ibikorwa bigayitse cyane twabaruda ibyo tuzabikuraho amagereza tuyakureho abantu hakurikizwa ubutabera icyo buzaba bwarategetse bazajya bajya kunsimbura gifungo akora amasaha 6 yitahira ajya gukora indi mirimo yamuteza imbere n'urugo rwe n'umuryango we n'igihugu muri rusange twafashe umwanzuro muri ruda bwiza indege mu kirere bwiza kebukazi mu kirere hanyuma amaboko ye y'abenegihugu bose hamwe mu mbumbe bera hejuru y'imisozi barambukiranya imisozi maze ingendo ziroroshye bateze imbere urwababyaye u Rwanda rubaye uburyohe pe ndabona amazu maremare mu kirere ndabona amazu agera mu kwezi maze u Rwanda ruhindutse uburyohe ruda utuzaniye ibyiza by'agatangaza ruda uri ruda ndabona ifaranga kuva mane ryamamara mu Rwanda rugera ku isi yose birumvikana ni muri uru rwego rero buri muntu wese ruda iciye akarengane ruda uri agatangaza abo bapolisi babiri ibyiza byawe ari byinshi bwiza gari ya moshe bw'igicyogajuru mu aho kwa Gakinya gikontorwa n'u Rwanda kigasakaza amakuru harimo umwe duturanye hano kataraboneka bitigeze mu Rwanda hari i Kanombe utabona ahandi hose mu mudugudu umwe ibisubizo u Rwanda muri kahise ishyaka ry'uburyohe bagiye hashize umwanya bamaze kunzamukana mu biro bya Mugume Enoke na Gasasira Antoine bafasha amatelefone yanjye n'ibyangombwa byose bamaze kubyandikaho amazina yanjye ishyaka ry'uburyohe bahamagara uwitwa Desire igisubizo nawe wahoraga andinda ku nshuro ya mbere amanywa n'amajoro ari kumwe na bagenzi be batandukanye muri kahise yose Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Witness batandukanye isuri rya mbere ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose bahurira kuri iyo mirimo imwe uzisangamo abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera Desire yahise aza
ahamagawe na Mugume yinjira mu kumba karaho akuramo imyenda ya gisivilian yari yambaye yambara iya gipolisi. Mugume ankuramo karavati yanjye itukura bayimfunga mu maso. Desire amfata ku kaboko kamwe arancigatira. Mugume nawe afata ku kandi kaboko barancigatira baransohokana bamfunze ya karavati yanjye itukura ku maso. Baramanura no ku mesikariye abayo banshira mu modoka bahamagara aho bahamagaye ngo batunganye bya bindi ngo byiza cyane, ngira ngo wenda ni ibindi bintu. Kumbe bababwiraga batunganye gereza special y'ubugome bagombaga kunshiramo. Hanyuma baca imodoka barerekeza banshizemo banteye n'amapingo birumvikana. Banjyana ntabona aho bankura ariko ngenda ngenekereza nkurikize icyerekezo nkuwemo narinzi n'ukuntu nzi imihanda y'aha mu Rwanda i Kigali. Ukurikije akarere ka Kicukiro n'aka Nyarugenge n'aka Gasabo, mu bwonko nagendaga numviriza icyerekezo bari kunyerekezamo. Naze kumva bageze ku muhanda w'amabuye, ubwo birumvikana. Ubwo wari kuva kuri Sonatibe ukazamuka ukayatungukira kwa Rando, baratambika nk'abajya kuri stade ya Remera. Babageze ahantu birumvikana bwari bwije, bavuze ihoni binjiramo babakinguriye baparikamo bankuramo, umwe afata ku kaboko n'undi ku kandi barancigatira baranzamukana. Nkajya numva banzamukana ku mesikariye y'igorofa, ngenda numviriza mbara ngenekereza mfunze ku maso ya karavati yanjye itukura nasobanuye haruguru hariya. Mugume yanyambuye akamfunga ku maso. Bageze ku rugi barakingura, amfungura karavati, inkweto zo bari bazinkuyemo n'ibindi byose. Hanyuma bacana itara bansunikiramo bakubitaho urugi rwa metalike rukomeye cyane. Ngayo nguko bankubise muri iyo gereza special, bampamishamo mpamamo kumara iminsi 120. Naraburiwe irengero. Bavuga byinshi batekinika. Hejuru yaho ngaho
hari umuturage umwe naraburiwe irengero hashize amezi nk'atatu wabwiye First Lady wanjye wa perezida wa RWANDA mu Rwanda hose ngo azajye kundebera muri etaje ya fime ndende i Remera hafi na stade. Tukibaza ko byari bizwi na wa mupolisi duturanye ko atabibwiye First Lady akaza kubyumvana umuturage ari we ubivuga. Ibyo bintu twabyita ngo iki? Namwe mujye mutega amatwi mwumve neza nibiki bibi Rwanda. Ni muri urwo rwego baje kumusanga mu rugo nanone ikindi gihe bamukuraho mituweli zacu z'umuryango wose barazijyana. Ibyo bazikoresheje ntitwabimenye, baje kuzigarura barazimusubiza. Ni muri urwo rwego rero tuba dufite impungenge. Ubwo nashimutwaga nanone bangezeze Kibagabaga imyirondoro yanjye bayandika muri mudasobwa ku ikoranabuhanga. Mpagaze nagiye kubona imyirondoro y'umuryango wanjye wose bawanditsemo ibyerekeranye na za mituweli. Ni muri urwo rwego rero kandi ntarigeze nzibaha abo bo kwa Gakinya. Birumvikana ubwo bazitwaraga bazi kuzisaba mu rugo naraburiwe irengero, ubwo rumva nicyo babimajije. Bandikamo ko bazajya bampa nge n'umuryango wanjye imiti y'uburozi yo kuduhumanya batwice batyo, hejuru yo kunshimuta no kungirira nabi. Nuko bahoraga banadutera mu rugo bakadufungira inzira bakadutoteza, nta mazi atugeraho mu rugo, nta mashanyarazi, kandi twari twarayishyuye. Baradufungiye inzira, bahora badusiragiza mu nzego zose z'ubutegetsi tusaba ko twarenganurwa. Umugabo MUSONI Augustine ariwe bakoresheje n'abandi baturanyi mu kudufungira inzira, ntibagire icyo babatwara, ntibanitabe. Niyo babakonvoka baduhaye konvokasiyo ngo tuzijyanira abayobozi b'inzego z'ibanze bazibahe, bamwe aho kugira ngo bazibahe bakaba ari bo basinyaho. Aho umuyobozi w'umudugudu asinya kuri konvokasiyo, kandi konvokasiyo akaba isinywaho n'uwahamagajwe. Iryo ryose ni tekinika. Twahuye n'akaga.
maze u Rwanda ruhinduka twahohotewe kenshi, impapuro zigera kuri 220 n'umusago kwamamara mu Rwanda rugera ku isi yose. tubandikira RWANDA gituye s'amarecepsiyo iciye Akarengane. tusaba ko turenganurwa. Ibyo byose byabaye Reka iki ibyiza bwerere, bw'izo gari ya moshe ntibaturenganura ahubwo baraturenganya. rwa Rwanda Duhura n'akarengane k'ibihekane, abakaturenganuye baraturenganya, nabo baradushimuta. Aya ni amateka yabaye hano iwacu i Rwanda. Ni kuri izo mpamvu zikomeye cyane zatumye dushinga ishyaka RWANDA rikomere cyane, rishinga imizi abakuru n'abakiri bato n'iyonka. Ayo mateka mabi tuzayace ho iteka mu Rwanda hose, twimakaza ibyiza kuko bihari, n'umurongo w'ibyiza niwo ugomba gukurikizwa na bose, kugira ngo abakiri bato bacu bose mu Rwanda, ibitsina byose bazigana ibyo, aho kwigana ubugome. Ubugome ntaho buganisha abantu, kuko ubugome bushobora kwanduza, bukanduza abatari abagome nk'abana bato, nabo bakazakura ari abagome, kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, n'intoya ikigana inkuru kuguruka. Niyo mpamvu twabaruda twaje gukora umuti, biterwa n'ihohotera, gucagereza n'ibindi byose by'umunugoje byangije ikiremwamuntu ku isi, maze tukagira Afurika nziza. kugira ngo tugere kuri Afurika nziza. Rero Afurika ikaba uburyohe u Rwanda ari umurwa mukuru wa Afurika, imipaka out, kandi n'abaganga RWANDA gereza out, ku isi yose. RWANDA igiye kwita ku buzima bw'umuntu. RWANDA maze dutangira ishoramari mpuzamahanga, twandika mu kirere ijambo RWANDA, indege z'akataraboneka, maze tuzamura ni muri urwo rwego tugiye gukora ibitangaza bitigeze bibaho. kuva cyabaho Abaruda n'abarudakazi kataraboneka ku isi. n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, n'inshuti zacu z'abatari abaruda, izo hafi n'izakure. Amateka ngaya araje mu kinyejana cya 21, ikinyagihumbi cya kabiri. Abasaza n'abakecuru baremeye RWANDA izaza mu ishoramari ku rwego mpuzamahanga. Nta muturage uzongera kurara Ubwo badafite ababa bankoraga ibyo byose, banshimuta, bampohotera, ni muri urwo rwego rero hariya kwa Gasane Emmanuel, z'abaturage abatugana umukuru wa polisi ya Repubulika y'u Rwanda, tuzasenya gereza zose tuzimareho. Hari amagereza, hazubakwa amashuri, najyanywe maze urwari urwandiko, maze ruzahinduke u Rwanda. aho ngaho. Bakunde ubukerarugendo butere imbere, maze tuzamure imibereho myiza Hari umuyisilamu uri nziza. ubyibushye munini, nawe bahemukiye, baramufashe bamuteyeho amapingu, aho bamukuye ntitwashoboye kuhamenya, bamuzahaje, bamwandikira urwandiko bararumuha ngo arusome, amarira amubunga mu maso, aratemba. Amaze kurusoma, urwo rwari urwo kumuhitana, rwari urwo kumumenyesha ko agiye kwicwa.
hashize umwanya muto imodoka zaje zihurura zirukanka cyane zikatiraho baba baramufashe bamwurize izo modoka ziratsimbura baramuvudukana yicaye ku modoka hejuru afunze amapingo ku maboko basunikira hasi yitura hasi. abanyarwanda baragenda neza baratembera hejuru y'imisozi barambukiranya imisozi maze iyi yari inyuma ndabona ahari ibishanga hagiye n'iyari imbere Rwanda rubaye uburyo zirakata zihindukira gutya uko zakataga zigenda amaze kugwa baramurasagura bamukubita amasasu uwo nuko yapfuye. Baratekinika ngo yara atorotse abatorotse kandi ari ugutekinika kubesha bamaze no kumumenyesha ko ari bupfe. Ibyo babimuhaye mu nyandiko yari yambaye n'ingofero ya kiyisilamu. Bityo rero uwo muyisilamu w'Uwiteka umuyisilamu w'Imana wishwe muri ubwo buryo bw'akarengane bw'amaherere. Umuntu yarangiza agahembwa ngo ni umukozi wa leta. Akarengane nkako turaje tugace nicyo cyahagurukije perezida wa RWANDA. Ibi byose byakozwe n'Uwiteka kugira ngo tuzashobore kumenya akarengane abanyarwanda bakorewe kandi bakomeje gukorerwa. Ibyo byose iyo bitaza kumbaho nk'uwo muyisilamu waraswa amasasu agapfa muri ubwo buryo yishwe mu buryo bw'agaherere ubona ko yari umuntu w'umukire yararenganye. Ariko Nabi Muhammad intumwa y'abantu yagombaga kurengera gutoza umuco mwiza wa kiremwa muntu. Iyo ntumwa y'Imana yigisha uwo muyisilamu guca bugufi no kwihanganira ibigeragezo no kwihanganira urupfu yarubonye ko ruhari, yarubonye no mu nyandiko akabishirirwa mu bikorwa, akaraswa asunitswe ku modoka hejuru bakamurasira hasi. Bagatekinika ngo yaratorotse, ngo yaragiye kubatoroka kandi ari ukubeshya. Hari umupolisi avuze ko uwo muyisilamu amuzi ko arenganye bamurenganyije. Iryo ntiryavugiwe ubusa. Uwiteka yararizi yararyumvishe. Ubwo ni ubuhamya imbere y'Uwiteka. Imana ihora ihoze. Aho habuze ubutabera mu biyita abategetsi kuko byo si ubuyobozi. Uwo yararenganye riva ku manywa y'ihangu. Ubwo ab'iwabo nk'umugore n'umuryango n'abana be akomokamo n'inshuti ze, abo bose baramubuze.
bamwe bashaka gukeka ko akiriho kandi nyamara atakiriho. Bityo rero ni muri urwo rwego rero urugero nk'urwo rwabaye ku manywa y'ihango rugaragaza neza ko hari benshi bishwe muri ubwo buryo, bakicwa muri ubwo buryo. N'aka kanya ubwo hari abo barimo gutunganyiriza ibirungo. Ibikorwa nk'ibyo turabyamaganye, turabyamagana, kandi yaba Nabi Muhammad ntabishaka, nta n'uwo yabitojeje, nta n'uwo ateze kuzabitoza. Usibye kubyamaganira kure, Uwiteka ntabwo yashigikira amanyanga n'ubugizi bwa nabi. Nk'ubwo nta bugizi bwa nabi buruta ubwo, ku buryo wavuga ngo abandi ni abanyamakosa, ngo wowe uri umwere mu gihe ukora amarorerwa nk'ayo. Mujye mureka kwica demokarasi mugatekinika ngo igihugu kigira demokarasi kandi ari munsi ya zero. Mujye mureka kwica uburenganzira bwa kiremwamuntu, kwica abantu, mukavuga mu Rwanda ngo hari uburenganzira bwa kiremwamuntu busigasirwa n'ubutabera. Nta butabera mufite, nta butabera buhari. Hari ububera beza abantu buhitana abantu. Ubutabera bwanyu buba mu ntoki, buba mu maso, buba ku rurimi rucira umuriro. Mushire hasi agapira k'ubugizi bwa nabi, muhemukira bagenzi banyu, mubica, mubafunga, mubateraho amapingo ku maboko no ku maguru, mushira muri serikeye, abandi murasagura, mwica. Mubitekerezeho neza. Ubwo nari kwa Gakinya mwari mumfungiye hafi mu nzu iri hafi y'igipangu ku ruhande rwa STATUTORY, abaturage bamanukiraho ninjoro mu rutuku. Inyuma y'iyo nzu nari mfungiyemo ahari n'igikoni. Mwibuke nanone mu rucuko uwo mwarasiyemo amaraso agatemba asohoka hanze. Mukasukamo amazi mukahakoropa. Najya gusambishwa muri icyo gicuku, ayo maraso atemba mukoropera hanze. Uriya muryango uwo rukinze nk'uwo nahoraga mo nkingiranywemo. Mwica demokarasi nziza cyane y'abaturage muri ubwo buryo. Nta mpamvu yuko mwakwangiza uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubuzima bwa kiremwamuntu muri ubwo buryo, mukavuga ngo muri abayobozi, muri abategetsi, mutegeka ibidashoboka. Imana ntizabyishimira. Haba nta gateka kari muri ibyo ngibyo. Nta burenganzira bwa muntu mufite kuko mutabuzi, ntimuzi n'uburemere bw'ubuzima Imana yihereye umuntu akunze. Imana ikamusigasira akangana agira imyaka nk'iriya yuriya mu Isilamu, umuntu mukuru wigize kubera yize kwigira
akigira neza akifata kuriya akagira ikinyabupfura nka kiriya mukahita mwica, ari ku mapingo amaboko afunze, amaraso y'uwo muntu. Mwabakora ibyo bibi, mwabagizi ba nabi, mwamuhungabanya z'umutekano, ari amaraso y'uriya Muyisilamu ntazabagwa neza, n'abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Uwo ni umuvumo mwikururiye, uzabokama, uzabagwe nabi. Uwo mwiciye n'ahari inyuma yaho nari mfungiwe, mwaranza kumwica mukazanamo umudamu. Umudamu nawe mwafungiyemo, uwo nawe ntitwamenye irengero. Umupolisi nawe mwari mufungiye hariya aho kwa Gakinya haruguru y'iwanjye nari mfungiwe naho. None umuhungu w'inzobe ubu namubonye Kanombe agenda, ariko mwaramuciye akaguru, nta kaguru agifite. Ibyo bikorwa byose kandi yari afite amaguru ye yose. Ubwo nasambishwaga kwa Gakinya yari muzima, afite amaguru yombi, ahagaze neza, mumubaza. Ariko biratangaje kuba naramubonye Kanombe akaguru karavuyeho, karakuweho. Ibyo bikorwa rero by'ubugizi bwa nabi bwa kinyamaswa, izo nzu z'imbohe zose nzaza nzisenye. Nje Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza, mpuzamahanga mpuzamakungu, kanze nsigasira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda hose, ku banyarwanda bose, abakuze n'abakiri bato. Nta hohoterwa dukenera, nta hohotera dukenera ku kiremwa muntu. Namwe nimuzahohoterwa tuzabarengera, maze n'abana banyu tuzabarengera, tubarute mwese, tukora ibyiza, dutanga ibisubizo byiza ku bibazo byugarije abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika n'isi yose. Ibisubizo birahari. Aho kutanga ibisubizo, nimba mudashoboye mwari kuba mwareguye kera, abashoboye bagakora umuti, bakazana ibisubizo by'ibibazo byugarije abanyarwanda n'abagana u Rwanda, tukarwubaka neza mu buryo bwiza bwa kijyambere bukurura abo hafi n'abakure. Kuri wa/RWANDA/TK no ku gasaraba 250 78 perezida nyaperezida, mujye muhamagara mwese amasaha 24 munibarize ibyo nabonye, ibyo mbaye mvuzeho biki, ariko amarorerwa niboneye hano ku butaka bwa Gihanga ngo mizana. Uwiteka ntabwo yabyemeye, ntabwo azabyemera, nta nubwo ateze kuzabyemera. Yesu Kristo afashe abakristo n'abatari abakristo bose biteze kuzakizwa, abibafashemo. Nabi Muhammad na wite kuba Isilamu, abawe bose ibatumye uhaguruka. Noneho Imana ikora umuti.